Mana isobanura ibintu byari byasobanye, imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, umuriro w'Uwiteka ujya utsinda, uwo muriro ujya ugaragaza ubutware bw'Imana, izo mbaraga zawe zikuduruka zigasobanura ibintu byabo zubisobanura. Iyo tuhageze mwana dukotorora buri majwi yose atavuga Kristo, warangiza tukavusubiramo amagambo tugiye kuvuga, sibyo se mwana? Ugiye gusubiramo aya magambo, ugiye gusubiramo ano magambo. Hano muri kino gitaramo ndabivuze, nawe yagutabarika kwambika imyenda ukaberwa. Muzana mubaze nguri umunsi wa mbere murambagiza ntago naciye ibyatsi hasi, naramubwiye nkumva muko naragukunze kandi nta bindi ndashaka ko zambera umugore mwana. Ndanamubwira kondisiyo z'ibintu azakora, nimba ukora kwibera ifu, nidusomana ifu, nituryamana ufu, nta rugo ruhari. Mutipe kazarabireba aravuga ati uyu muntu ari seri y'ubura, uragudira umugabo wawe silipa. Uranyumva neza? Silipa urazumva? Kamambiri wawe, kamambiri shyashya. Numara kuzigona umugabo akinjira mu muryango, akinjira agihamagara, uhite winjira ku muryango, uhite umukuramo izo yari yambaye umwambike za zindi, mubwira ati sheri wanjye ngwino kwigendere mwana, igendere. Urumva? Ku mazi washyuhije meza, amazi washyuhije mujye muri dushe mwembi, pana wenyine mwembi, nimurangiza rekana naguhanurire. Munyumve gatoya mvumanurire no mwana w'umukobwa. Umvama kuno kwezi kwa 12 twinjiyemo 22 na 28. Ese ubwo ntuzumvishije? Uzandike muri jenda, ugira akajenda wandikamo. Ngewe nta muntu bita igitsina gabo najya gusura ndi uyu mukobwa, kuko Satani yamuteza umutego. Najya kumusura naramuka atumvise buno buhanuza akajyayo, muzambwira undi mwaka nk'uku kwezi twicaye tipe azaba kiki, dore ko abatipe bazi kuzikuramo, uwo ntiyavamo. Zaburi ya mbere. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mugoroba mwiza wowe nanjye turaba agaciro mu maso y'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Intego y'ijambo ngiye kuganiraho namwe iravuga ngo uwo mugendanoza agaciro ke. Ese urabyumvishije? Abinyuma baranyumva, n'abahano baranyumva. Umuntu mugendana uza agaciro ke. Baravuga ngo uri umuhanuzi, bandi baravuga ngo uri Yeremiya, bandi baravuga ngo uri Yesaya, ariko habonekamo umugabo umwe gusa witwa Petero. Aramubwira ngo nanjye hari icyo mvuga kuri wowe, aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana, wino nkubwire mwami Yesu. Aramubwira ngo ibyo bakwita simbyitayeho, ntabwo nitaye kumva ngo bakuvuze, ntabwo nitaye uko bagufashe, nta nubwo nitaye ku magambo menshi bavuze, nta nubwo nitaye inshuti zawe zigufata, ahubwo aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Rebo taradona aravuga ngo reka nkwisobanurire iby'uko hanze bakuvuga sibyo nitayeho, iby'uko abaturanyi bagufata ntabwo mbyitayeho, ahubwo hari icyo nzi cyo. Rebo tayirebona aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Ndagira ngo mpanurire amagufwa yawe, nyabwire ngo abantu bayatesheje agaciro ntabwo bari bazi umumaro wayo. Abantu batesheje impano yawe agaciro ntabwo bari bazi umumaro wayo. Ariko umva ijambo ry'uyu mugoroba riravuga ngo nubwo abantu bakwitiranyaga, hari Kristo umwana w'Imana uje ku buzima bwawe. Bere sando dotayadona mendiko dotradona, wari ingumba arabyara birakunda, utaruzi gutera inda arayitera bikemera. Ntabwo ari cyo kibazo, byihorera ibintu biha iminsi izabimara, iminsi izamara ibintu bivuga biceceke. Wikwiriye gusobanurira abantu, nubasobanurira uzabivanga, nubasobanurira bazagutarama
numva nta bindi binzanye, ntabwo nitaye ngo ubwinshi bw'abantu buke bw'abantu. Icyo nitaye hari umuntu w'Imana ishaka kuvugana nawe, uwo mugendana gufata te, uwo mubana guhakira gute, nubwo ataguhaye agaciro. Hari Kristo umwana w'Imana uje ku buzima bwawe, atumye ibihe bihinduka. Maze nanjye ndicara mu iteraniro nkabona Samweli mu myaka 9 ndatera akajisho nkamubona hari aho yicaye, nkavuga ngo Mana, ngo nawe utakura umuntu, nawe utamugeza. Kuba utinze gushaka ntabwo ari ibyaha wakoze, kuba utinze kubaka urugo ngo ruhame si ibyaha wakoze, ahubwo bihe ibihe bizabikemura. Ntabwo munyumvishije, abo hanze bashobora kunyumva, reka mbihorere. Hata abantu mwibereye hanze namwe muri abajibanye, nimwumve kano kantu mwana, Uwiteka namwe arabikundira. Namwe muri kugenda mu muhanda, Uwiteka arabikundira. Wewe niba ibintu byakuzonze ibihe bizabisobanura, iminsi izabimara, iminsi izabimara, iminsi izabisobanura. Bagufashaho ijambo igitaramo kiraryoha, bareke kiryohe. Ejo ibihe bizabimara, bahindukirire iwawe. Iyi si yarahindutse, iyi si yarahindutse, oya si nka yayindi mwari muzi ya mbere. Abayituye benshi we usanga barira kandi biganyira. Umuntu muremure uwo nguwo ntakibisa, uw'inzobe cyangwa igikara uwo nguwo ntakibishaka. Ibeshya uvuga izina mukecuru, ayiwewe uzambwira. Mukecuru yambaye akamini, abana batoya bamukurikiye. Reba muzehe yambaye poketi, ayiwewe umva iterambere sha. Iyi si yarahindutse, iyi si yarahindutse. Bamubwire kano kantu, nta makuru mufite y'isi, ntabwo mubizi. Umwana w'imyaka 13 arimo arasangira na nyina umugabo ngo kwa Jina na Yesu. Oya, twinjire mu cyumba cy'ubuhanuzi. Hano mpagurutse umwana usanga amaze gusambana gatatu afite imyaka 9. Rata reka mbwira igikudu utaza kuvuga ngo niwe nabwiye. Nawe uriyizi, nubwo abantu batakuza ariko uriyizi n'umutima wawe. Iyi si yarahindutse, aho umukazana ajya ku muhanda akandarika nyirabukwe akumva ntacyo mwari afite. Isi yahindutse, aho umuntu ahinduranya abagabo nk'uhinduranya imyambaro. Isi yahindutse, ariko muri hoteli y'Imana nimureke mabwiza ukuri. Nkinzanye muri uyu mugoroba no guhanura, umva nkubwiye, aho imperezo yawe yaguye urahazi, aho yaguye urahazi, nta wundi muntu uzahakumenyera. Inshuti mugendana ntizizahamenye, nizihamenya zizakuvuga ibyo wakoze n'ibyo utakoze. Nizimenya aho watsikiriye zizavuga ibyo wakoze n'ibyo utakoze. Umuntu azakubona utambutse ngo mwamureba agenda ngo iriya myenda niyo namutije, ukagira ngo we wanze kujya mu isoko kudodesha. Iyanyambuye inguti hano muri kino gitaramo ndabivuze, nawe yagutabarika kwambika imyenda ukaberwa. Bikufata ijambo ngo batarame, babona uyu munsi si yagusakuje bagire ngo niko wavutse. Niba byihorera ibihe bizabirangiza. Nambaye ubusa mbiha iminsi, ndaceceka ndemera njya gusenga, ariko ndashimira Imana mpindura imyenda nk'uhindura ikiza. Nyine ndahindura, nta handi biva. Nambaye ubusa, nambara umupira ndi umusore, umupira ukabaye nawe ukabutura bikaba birarangiye. Ariko uyu munsi we ukumpagaze hano Mana we, ariko Mana nzagukorera, nzagukorera we. Muzi impamvu ntabarinda ngo tujyane kuvugira Imana, nuko nzaha imvaye nkaba nzi naho tugiye, ntabwo nzagutegereza. Bibiliya irambwiye hano mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 6,
bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa ati dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese wo muri twe atema igiti. Haleluya! Abana b'abahanuzi binginga umuntu w'Imana baramubwira ngo ahantu tuba hatubereye, none twemerere tugende kuri Yorodani, turajya mu ishyamba ndatema igiti mbasha, ariko nanjye ndagira icyo nzana. Ntabwo munyumvishije? Ndajya ku ishyamba nanjye ndatema igiti, ariko nanjye ndazamuka n'icyo mbasha. Ngo barazamuka, mubwire ngo bagira bate, baragenda baranamanuka. Ngo ariko mbere yuko bajya kugenda, umwe muri bo abwira umuntu w'Imana, ubwo twemereye tukagenda ntabwo turi bugende tutajyanye, turakwinginze emera ujyane natwe. Pedasta emera ujyane. Ako kanya umuntu w'Imana arabwira ngo nta kibazo bahungu beza, turajyana. Ngo baramanuka bagere kuri Yorodani, sinagimana ntabwo icyubahiro. Bageze kuri Yorodani ngo batangira umurimo wo gutema ibiti, batangira umurimo wo kugira gute, baratema barashishikana. Ariko nubwo batemaga, hari umwe muri bo wajyanye imperezo y'intizanyo, ngo aratema irakuka kubera ishyaka ryinshi, igwa mu mazi. Iguye mu mazi avuza induru, aravuga ngo ayiwe databuja, mbonye ishyano, kubera ko yari intizanyo none iguye mu mazi. Ndareba abatipe bari kumwe bajyanye gutema ibiti, wino hano Vedasta na Jacques muze hano, bajyanye gutema ibiti. Aba batipe bombi bafite gahunda imwe, banambaye n'amashati yenda kujya gusa. Mwana mushyire hano murabashi namwe. Aba batipe noneho murabona ukuntu bameze, bajyanye bafite misi imwe. Yego ngwino nawe musaza, ngwino na muzehe nawe bagiye gutema ibiti, bose bafite misi, ariko harimo umwe watiye impereza ajyanye. Noneho muzehe yiguye mu mazi, arimo aravuza induru, vuza induru uhamagara. Namwe nimubwirane cyajya cyabona. Bajyanye gutema iki? Barimo baravuga ngo cyajya yari ntizanyo. Mwabibonye? Barimo baravuga ati kiriya kirase ziracyumiye, kandi bahaguruka bari bafite umugambi umwe. Bari bafite intego yaribwe, bari bafite gahunda imwe, ariko batangiye kuryana inzara, batangiye kuryana iki? Ati do. Ariko nimwumve igisubizo, aravuga ngo muntu w'Imana, muntu w'iki, nubwo mbonye ishyano yari intizanyo. None se muhungu mwiza uzahiguye? Ndahazi. Wow. Yes. Azahigize gute? Bibiliya irambwira ngo afata kandi umuhoro nawe atema igiti. Nawe atema iki? Igiti. Ntabwo yavuze ngo ndajya kuzana icyuma, ntabwo yagiye kuzana indobani, nawe yatemye igiti. Baje gutema iki? Mbwirira mugenzi wawe yawe ni iyihe? Ni iyihe yaguhagurukije? Barashakotaradona. Niyo kuririmba, niyo gucuranga, niyo gusenga, niyo kubwiriza, niyo gusebanya, niyo gucuragura, ni iyihe ntego ufite? Baje gutema ibiti, baje kugira gute? Fasha kwino nyegere n'iyi mikoro. Arangije aravuga ati gahunda se si ugutema iki? Sawa. Yewe we. Aravuga ngo ubwo nikigenda. Bedasita
umva kano ka aravuga ngo ubwo gahunda ari ugutema ibiti nanjye ndatema iki. Amaze gutema igiti aramubwira ngo ntongera agatoki. Undi nawe aramubwira ati iguye hariya. Aha sawa. Afata cya giti agira gute, aragifata kimwe atemye aravuga tuganyeretse ahiguye akirambikamo ngo nuko irareremba. Tambuka uyisingire, tambuka uyisingire, tambuka uyisingire wigendere. Haleluya, haleluya. Barabasha kotaradona. Igendere. Aho yaguye yarahazi. Nawe uzi ahantu waguye. Abantu bataragusobanurira urahazi. Abantu batarakuvuga urahazi. Namara kubwiriza muri video bakahita bavuga ati mwana kiriya gitipe kirabwiriza ikibazo ni kimwe gusa. Hari n'uwaje arambwira ngo ugira umugore mwiza nuko wamupfushije ubusa. Ariko we yagiye muhaye urushyi ntago yacitse. Wewe wandebeye umugore ko ari mwiza guteze. Ninde wabikubwiye mwana twavuganye biri mu pa. Ariko n'ubundi ntafite umugore mwiza naba nanjye ngewe suku birarira. Yajyana kuvuga ku mugore uzambabadira uzabivugaho ntazakumva. Kuko uyu mugore bamushyize mu gikomera saa sita mwese mukaza uko mwakabaye hano n'abandi bari hano mu murenge wa Gahini. Ni ukuvuga ngo saa 7:03 batangira kugurisha saa 7 zuzuye. Saa 7:03 bamuguze kare. Mu gihe abandi bakiri barimo bimunyamunya, Rotipe kazaba yanyuze akavuga ati wite warambumbye uranogereza nta bindi birahagije. Uriya ntago mu muzi yaririmbye. Ubundi nge nicyo kintu namubengukiye. Namubengutse arimo aririmba. Yaririmbye indirimbo ntajya nibagirwa. Ino ndirimbo nakoreyemo ikizami banyinjiza muri korali. Kuko uwo munsi barayiririmbye ngeze ku itorero ryabo. Bayiririmbye ndavuga ati umugore n'uriya nta wundi. Wewe ntago nzi aho bazakubengukira. Mukabari ntabwo uzajya mu rusengero iyo uhageze uhita wikunja ukagira ngo ni dedo yanyagiwe. Baguhereza bagatuti nguririmu mwami Yesu turagutegere ukahita uhinduka umukecuru kandi uri inkumi. Wakwirakuye ko wenda hari umutipe waje kureba kugira ngo nababonemo. Irekure, Imana ifite aho izabisobanura. Yewe namubengutse arimo aririmba. Yaririmbye nuko umubateri ntago nzi ahantu umubateri yagiye. Abandi ndababona ariko umubateri na yaririmbye indirimbo ivuga ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli nta yindi Mana yohana nawe. Dore ko wirahiye kw'icyubahiro cyawe na mwana w'umuntu muzagisangira. Ndaririmba imbabazi n'urukundo rwayo. Ndavuga Imana we, ndavuga iyo Mana. Atsaga mukavuga ati abakobwa hano. Ndavuga turiya namushatse. Uwiteka yabatazi gucagura. Guhera uwo munsi natangiye kumusengera. Muzana mubaze nguri. Umunsi wa mbere murambagiza ntago naciye ibyatsi hasi. Naramubwiye ngo mva muko naragukunze. Kandi nta bindi ndashaka uzambera umugore mwana. Ndanamubwira kondisiyo z'ibintu azakora. Nimba ukora kwibera ivu, nidusomana ivu, nituryamana ufu. Nta rugo ruhari. Mutipe kazarabireba aravuga ati uyu muntu ari seriye ubura. Namubwira nuko gahunda imeze kandi ntumire igisubizo. Uzasubize mwana. Bamucitse kuko njya kwiyokereza burushete. Twasangiye Fatima. Anywa fata ya sitora anywa. Anyweye baranje anywa. Oya, kwaterekanye imyaka 12. 12. Dore nguyu azababwire ko nigeze murarikina. Dore nguyu azaneza urugo. Aho kugira ngo mukoreho najyaga gukora kubo hanze ngiye ikigo gisa. Uriya yari umugore wanyu. Dore uko bareba.
nawe naramurindaga nawe akandinda yaza kusura twamara kuganira nkajya gushaka abandi nereka ariko we naramurindaga baneze ushatse kumbwira ngo iyo myaka yose byaragiye nasambanye narasambanye mumbonye mbwiriza mukagira ngo ndabizi muri aho ngaho ninguhamagara ngo uze ngusenge batambona ngewe ubuse bavuga ngo iki ko bazakubona baguteye indu z'irindazi se ndasenze kandi ndasoje ko bazakubona isoko ryakuremeyeho hano wazize igitoki naraguhamagaye ngo uze wihane dukorere Imana nihanye ku Karubanda niyo mpamvu mbaguhamyagaho nafuye ndashimira Imana umukobwa yarakoze kunyemera nayo mpamvu namwihanganiye nanjye akanyihanganira mu myaka 8 nta rushyi yariye nanjye ntago yampaye iyi nta naski yari mama ndi papa ubu nyine singiye amagara mama ariko biracika kubera ko ni mama wanjye nkahita mubwira ngo none se mere njibutse bifatiye ku munwa ubwo ni nyina wa Samweli ariko biracika nari ngiye kuvuga ngo mami nkahita nibuka ko ari nyina wa Samweli nkamubwira ngo mere we ngo none se gahunda nyine urumva nakundi imyaka 8 mwita mama ari ngewe yose ibere byose wa impamvu ubona ndagasore irabera naragihose uzaza nibyo ngibyo reka nkubwire ikikwishe urimo urafata uw'Imana yakumutesha agaciro ngo ntabwo akubereye niba atakubereye wajyaga he noneho ngaho ujya gushaka ukubereye turebe ngo ngengo runaka yanyuzeho numva humura neza uwawe wamutunganyije ko nawe azahumura neza wamufuriye ukareba ko atazasa nk'abandi wamugaburiye ukamuha amavuta meza ukana ko atazagira itoto ryiza niba ishora baragushuka ati mwiteho umuhereza ibikwiriye kandi mu mwanya wo kumubwira nabi mubwire neza amagambo meza atuma umugore abyibuha amagambo mubwire ngo urasa neza arajya yiyongera mubwire ngo umugore mwiza mama arajya agenda yumva ibiro byiyongera abagore bakunda ubabyinirira kandi kugira ngo mubisobanukirwe byatangiranywe na Adamu byatangiranywe na Adamu uwo muji wanjye mumureke yinjire ngwino nawe mwana ngwino hano mwana bene nkamwe ndabene ngwino hano oya ngwino se uretse gutuza shatuza hano wageze hagira gahunda mumereza agatebe hano mwabana ariko nkamwe mwabayemo oya ngaho tuza bundi abandi bombanisha itaraho ngaho hano nibo mbanishakira ngaho vedase ngwino hano niba urimo ndani ngaho tuza nyine wageze ahantu nyine ugomba gutuza iyi mikosaba si uwa mbere sengeye yari umusazi akaba muzima muranyumva neza si n'uwa mbere sengeye yari umusinzi byamujabutse akagaruka ku murongo n'iki gitaramo reka uyu nguyu tumubohoze mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zimushize zikamukuraho yarari reka zimugaruriremo n'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo reka izo mbaraga zimugaruriremo ubuzima mu izina rya Yesu Kristo fire izina rya Yesu Kristo ndacecekesha muri ibyo byose ritava ku Mana imbaraga z'Imana nisuduruke wabwonko wenda kugarura wabwenge wenda kugarura ndagutegetse ndayimo rekura ubuzima bw'uyu wamwuka mubi we mu izina rya Yesu Kristo kwa jina na Yesu imbaraga z'Imana zikureho imigambi yose y'umwana ndasenze mu izina rya Yesu 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 umuriro w'Imana fire izina rya Yesu ndagutegeka rekura ubwonko bw'uyu mwana ndagutegeka rekura ubuzima bwe ndagutegeka dayimoni rekura ubuzima bwe ndagutegetse rekura umuriro w'Imana uragutwitse ndagutegeka rekura umuriro w'Imana rekura mu izina rya Yesu fire imbaraga z'Imana reka zikore mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo umva umuriro w'Imana dayimoni ndagutegetse witwa nde uturuka he uturuka mu Rugarama
ongera umbwire izina ryawe. Hari abantu bazi nzabamwita Bosco? Nta bantu bamuzi? Hari umuntu n'umwe hano muzi? Ndamubona. Mama aturamo hano mu Rugarama, asanzwe ari mu ntoki. Sawa. Mama na papa yo nangoza nubwo njya mbabona. Pardon? Sawa sawa. Uyu nguyu muraza kumubona arimo akorera Imana. Izi mbaraga zari zaramuhinduye debile zigiye kumurangiramo zisohoke, zigendere mu izina rya Yesu Kristo. Sawa. Akira. Reka dukomeze iri teraniro. Bibiliya irambwiye umuntu w'Imana, umwe mu bana b'abahanuzi, abwira shebuja, aramubwira ngo ayi imperezo yanjye yaguye naha kandi yari intizanyo. Nawe aramubwira ngo noneho munzanire igiti, atema igiti kirambikamo, imperezo y'ibirongera irazamuka. Turakomera Imana amashyi menshi, turimo sengera abantu. Ndashaka gusengera Imana, ndashaka gusengera Imana. Wowe ushaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, watsikiriye ngo hatungwe ikiganza ubwire Yesu. Hari aho waba uzi ngo utungeho ikiganza ubwire Yesu Kristo. Mama, musore, mukobwa wicaye hano, namwe bagabo, reka mbabwire nahuye n'Imana, narayibonye. Siyo numvanye abantu, nabonye kwiringira Imana bidakoze isoni. Nahamagaye Imana, mpura n'intambara, Imana irangwanira. Uyu munsi ndavugira Imana muri Gahini, ndavugira Imana muri Gahini tuziranye. Muzehe nakubonye, ndakwakiriye, ndakwishimiye. Reka mbabwire mwabarokore mwe, mureke dusenge. Niba ari ugusenga, niba ari ugusenga, mureke tugire gute? Niba ari ugukizwa, mureke tugire gute? Abantu bave mu rungabangabo, abantu bave hehe? Abantu bave mu rungabangabo, mureke gukora ibyaha nkana uko cyagenda bikoze. Nabaye iki? Ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo Imana ikwihorereho. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Farawo namufatiye umwanzuro. Farawo namufatiye iki? Ngiye kumwihoreraho, ngiye gukora ikintu kidasanzwe. Imana igaragaza ukuboko kwayo. Imana ikubabarire, ize yihorere ku bagutesheje umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Bwira Imana ize mu buzima bwawe. Kandi umuntu wifuza ko namusengera akakira Yesu, natambuka aze musengera Imana. Nanagira ngo tunasose kugira ngo ndekura abantu mu muri kazi y'umujina. None se gwino pfukama aho ngaho mwana, iyo aho ngaho pfukama ugeze. Yego mwana, nuko bitangira. Ntabwo ari ibi. Niba hari ikintu cyambabaza ni ugukora igiterane, mwitanga nkakora ibishoboka, nkakoresha ibyuma, nkashaka uburyo abacuranzi baza ngo ducura, narangiza simbona abantu bakizwa, narira. Ariko muri uyu mugoroba nimukomere Imana amashyi menshi. Ongera ukomere Imana amashyi niba ari amashyi y'Imana. Ntabwo munyumvishije? Wowe ntabwo nzi bigufasha. Ibi nibyo data yantumye kubwira aba bantu. Nimupfukame munamutse. Mama urakoze, Imana iguhe umugisha. Yantumye kubabwira ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzongererwa. Umva misiyo ya Yesu. Mama, Imana iguhe umugisha. Mama urakoze neza, urakoze gufata umwanzuro, urakoze gufata umwanzuro, urakoze gufata umwanzuro. Mwabonye abangaba nibo data ashaka, aba nibo batumye dukora igiterane. Noneho reka nemerera abacuranzi, uwasembara akubite, uwasoro akubite, uwabaza akubite, uwapiyano akubite, buri muntu wese akoremo kubw'iki gitaramo Imana ikoze. Namwe mukomere Imana amashyi menshi uko mwumva bishoboka. Muntu wese uko yumva bishoboka nakomere Imana amashyi menshi. Murakoze, murakoze, murakoze. Barimo bitegura, ngiye gusenga. Hano iyo tuhageze mwana, dukotorora buri majwi yose atavuga Kristo, warangiza tukavusubiramo amagambo tugiye kuvuga. Sibyo se mwana? Ugiye gusubiramo aya magambo, ugiye gusubiramo ano magambo. Abacuranzi mwihangane rwose, ugiye gusubiramo aya magambo ngiye kuvuga. Wanyumvishije? Ugiye kuvuga ngo Mwami Yesu. Ariko Vidasi wahagaze hano ukamwegereza ino mikrofone.
wowe wiyifata mureka yigufatire mwami Yesu uhereye none ndakwakiriye umbere umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Amen. Satani nta ruhare ufiteho, nta ruhare ufiteho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Munyemerere n'abandi musubiremo muzamura ibiganza byanyu muvuge ngo mwami Yesu turakwakiriye, utubere umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Turakwizeye, utuyobore mwami, udutegeke, udukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data mu izina ry'Uwiteka Imana nziza, Imana y'ubutatu butagatifu bwera, Imana ivuga ibyivuze bikaba, Imana ikinga ntihagire ukingura, Imana isobanura ibintu byari byasobanye. Imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, umuriro w'Uwiteka ujya utsinda, uwo muriro ujya ugaragaza ubutware bw'Imana. Izo mbaraga zawe zikuduruka zigasobanura ibintu byabo zubisobanura. Sengeye aba bana bakwakiriye mwami mu bugingo bwabo, ngaho bagirire neza, ngaho bagirire neza mwami. Urakoze Kristo, senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwigendere, Imana ibagirire neza. Dukomere Imana amashyi menshi. Wanyemeye akampamagara abagwayi baze mbasengere, tambuka uze ngo usengere Imana. Babacuranzi bamaze kugeraho bose, uriho uzahoraho, icyubahiro ni cyawe iteka, ubwami buzahora ku bitugu byawe, icyubahiro kizaba icyawe iteka, izina ryawe rizahora hejuru gusa, amaribaho ntanizaboneka, Yohana nawe igakora ibyo ukora byose, natwe turakwemera. Noneho uri kumigisinga ngira akantu mwisabire, bano batipe ubagabanye, urumva be kucura ijwi kuko abagabo ndashaka ko baririmba nge nkasengera bano bagwaye. Urumva mwabacuranze kugira ngo bano batipe bahinduke bazima, n'abatipe kazi bapfukamya mugiye gucuranga. Reka babwire ibanga yo gucuranga, mwumva ibanga, mwumva ibanga, ski mwumva ibanga yo gucuranga. Ariko mwumva ibanga yo kugira gute ngo Dawidi yajya gacuranga, yakora muri gitari, muzewe kuramo twumve muri so. Ongera kure kumva. Sawa, aba ni mwebwe tugiye gutarama, ndabafasha. Aha mupfukamye, hano mupfukamye, reka mbabwira itangazo, munyumve gato. Uwo mutipe mumureke uyu munsi arabibyina bivanga, ejo azabivangura. Mwega mumucunge kutegera ntacyo bitwaye, beda murindiraho mwana. Mva kanoka uriho mugiye kwiririmba mu kinyabupfura, mu giki nono aba batipe nabo bacurangira umuziki, ariko bajye bawugabanya, amajwi yanyu yumvikane n'iryanjye ryumvikane. Mwongeye mukampindurira mikoro byafasha, iyanjye irimo iragenda inanirwa, iyi mikoro yimpaye byafasha. Sawa ntiwumva, njyewe ngiye gusenga, mwebwe mugiye gucuranga, mwebwe mugiye kuririmba, mwebwe mugiye kugira gute. Uri muri nigisera agire vuba vemo, mwebwe mugiye kuririmba, nanjye ngiye gusengera bano bantu. Numva nifuza guhamagara Imana. Fata ahandi uri mubabara, utangire uvugane n'Imana, tangira ubwire Yesu, tangira ubwire Yesu bucece, tangira ubwire Imana bucece, tangira ubwire Yesu gahoro, tangira umubwire ngo mwami Yesu tabara. Nono baririmbyi n'abacuranzi, mwebwe muzamure muririmbe basi, iyo mwe muyihoreye, ariko muririmbye kiriya gitero
hari indirimbo mwaririmbye ivuga ngo yewe Yeriko, hari indirimbo mwaririmbye mu kanya iraritaguritse. Kari akantu konyine karahagije, mukazamure mukadirimbe barabacuranzi babahereza. Ngaho zamura Mwuka Wera, Mwuka Wera w'imbaraga nyinshi, Mwuka Wera w'Imana. Imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana repotara donara bashaya baba. Izina rya Yesu Kristo, 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 izina rya Yesu Kristo. Ndategeka buri mwuka wose, ndategeka buri mwuka wose, ndahamagara ijuru ngo ritaba, ndahamagara ijuru ngo ritaba, ndahamagara Imana ngo itaba, ndahamagara Umwuka Wera w'Imana. Repotaradona, izina rya Yesu Kristo, itakota karababa. Sawa, 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 sawa. Imbabazi z'Imana nizikize. Umva kubohoka bivuye ku Mana. Umva imbabazi z'Imana zirimo zikubohora. Umva imbaraga z'Imana zudurukira kubohora. Umva Umwuka Wera w'Imana yurukira kubohora. Akira imbaraga zikubohoye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikiza mu izina rya Yesu. Baba ndaguhamagaye, hamagaye Imana, hamagaye ijuru, hamagaye ubutabazi bw'Imana, hamagaye umuriro w'Uwiteka, uzindura usohoke dayimoni, izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye Mwana, kiza, 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 izina rya Yesu Kristo. Aya masaha kizingwa, aya masaha kizingwa, aya masaha kizingwa, aya masaha kizingwa, izina rya Yesu Kristo. Urakoze kunyumvishije, urakoze kubikoze wa Mana nzima, urakoze wa Mana nziza, urakoze gusohoza umugambi wawe, kandi urakoze kuri Imana ibikoze. Tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Ndasigarana n'abantu batatu bonyine bapfukamye bameze gutya. Munyumve gato hajye basigara. Umwe kino cyumweru ku ijoro ryo kuwa kane yarose abantu bamwirukankana, agwa mu mazi, agwa mu mazi. Undi muntu araza mu ukuboko amukura mu mazi, ubu arasigara apfukamye. Ndasengera undi wa kabiri. Kino cyumweru gihize havuyemo iki ngiki dutambutse cyabanje, yagiye kuburana ageze yabura n'uwo baburana. Ndasubira n'iyo message, yagiye kuburana bamutumyeho ngo ajye kuburana mu nteko y'abaturage, ageze y'uwo baburana garamubura. Uwa gatatu yari yamaze kuzinga ibintu ngo yigendere, abizinga muri buno buryo. Ntabwo yaragiye kubera ko avuye mu rugo kubera amahoro, yaragiye agiye kwiyahura, yumvaga ubuzima yabuhaza, yumva ko yihaze byarangiye. Vedasta yakaba yakoze kiriya kera. Ndana ku musozo subiyemo iyi message ya nyuma. Uwo muntu yari yazinze ibintu bye ngo ajye kwiyahura, abona ubuzima bw'ahantu busigare no kujya kwiyahura. Abandi bisubirireyo, Imana itabaye ubuzima bw'abanya mu izina rya Yesu. Imana ibahaye guca mu izina rya Yesu Kristo. Ndasigana n'abo bantu mbasengera Imana. Abo nibo ngiye gusigana mu nyegere, abo basigaye banyegera. Bani kota ya dona, riposando de kota ya dona, metitando de bene vaya dona, ritetira bosaki de kotra dona, rire bosaya, rato te pete kiremo, rikota totarayaba, remo zene de bone adiko teremo. Yeah! Kabara mami Yesu.
kunyumva mwana, urakoze kunyumva Kristo, urakoze kumva ubutabazi nkuruje mwana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, urakoze mwana, uhabwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sawa, uyu muvandimwe ntabwo nzi ahantu atuye, Mana irambwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye umugabane aho wari wawuburiye. Ibintu by'umugabane, umugabane wari ikibazo ku buzima bwawe, bagutereye intambwe, mbona nawe bateyemwo umuhati. Utuye ahagana hema, utuye Dar es Salaam, ntabwo ukiri ujya kuburana ku bijyanye n'imigabane n'amasambu. Imana ihagurukije umuntu mukuru mu muryango, araza tumubona umugabane. Niba hari ikintu cyari kibangamiye ubuzima bwawe, icyo kintu kirimo ndakubeshyera. Hari ahandi hantu nkuzi witwa nde? Abandi mwe mugabanyije witwa ninde? Nigaba Emmanuel. Vedasta Sultans. Ya Nancy. Halo. Ngiye gusoreza hano. Soze. Bakristo ndekera aho ngaho. Ubwo nari mbabwiye ngo nimugaruke gato. Ugende utuze, kandi ikintu nakubwira wa mwana we, ukunde gusenga, ukunde kugira gute. Dore ikintu kigendanye n'ubutaka, ikintu kigendanye n'ubutaka nicyo umutima wawe rwose, murabona imyaka ufite, ariko cyari kibangamiye ubuzima bwawe. Ndakubeshyera. Ubundi iby'ubutaka ndi kuvuga ni ibiki? Urimo urabyumva wowe? Bimeze gute ku bintu by'ubutaka? Ubutaka, ibintu by'imanza by'ubutaka. Noneho umva nkubwire kano kantu soreza, ugenda uturiza Imana. Imana ihagurukije umuntu w'umusaza mu muryango, araje atumye baguhereza ubutaka, kandi bazaguha ubutaka bwinshi. Uzirinde kwaya, kuko ni waya uzahura n'ingorane. Igendere, igendere mukobwa. Aya mazi, ano mazi ni marayika wahugushije mu ijambo ry'Imana. Ibyari biri inyuma bikwirukankana ni Satani washaka kukwica ngo yice vision yawe ayangize. Waguye mu ijambo ry'Imana, marayika araza arakubwira ati yizire mwana wanjye, ntabwo nyumvishije. Ubwo nari ndimo mbasengera, wowe nabonye ugwa mu mazi, mbajije Imana irambwira ngo ni ijambo ry'Imana uguyemo. Uriya waguhaye ukuboko ni marayika w'Imana ugukijije, agushyize mu kiganza cyarakubundikiye mu moya ye. Azakurinda, azakurinda. Dore n'ikindi ugomba kumenya, ugenda nk'umuntu utwaye wikoreye icyase kirimo amata, agenda yigengesereye. Umuntu ujyanye icyase cy'amata agenda agize gute? Amasezerano Imana iguha, nutigengesera Satani azayagupapuza yamene. Usabwa kugenda ugize gute? Reka naguhanurire, munyumve gato mpanurire no mwana w'umukobwa. Umvama, kuno kwezi kwa 12 twinjiyemo, ku itariki 22 z'ukuno kwa 12 na 28, njyewe ndi nkawe nta musore cyangwa umugabo najya gusura. 22 na 28. Ese ubwo ntuzumvishije? Uzandike muri jenda, ugira akajenda wandikamo. Njyewe nta muntu bita igitsina gabo najya gusura ndi uyu mukobwa, kuko Satani yamuteza umutego. Najya kumusura, naramuka atumvise buno buhanuzi akajyayo, muzambwira undi mwaka nk'uku kwezi twicaye, tipe azaba kiki. Dore ko abatipe bazi kuzikuramo, uwo ntiyavamo. Kugira ngo umenye bino bintu bisobanukirwe mwana, uyu muntu agiye kuguhamagara, atangira gushakishe, agiye kukwikura kugeza kuri izi tariki nkubwiye 22 kugeza 28 z'ukwa 12. Nushaka umubona ikitwa igitsina gabo, reka ndekera aha ngaha. Imana ikurokoye ikuvanye muri ayo mazi, kandi marayika ni ugukuyemo. Igendera, Imana ni guha umugisha. Muzehe we, ayi ndimo mbwira ngo ni nkubwire,
ngo icyatumye Imana igutinza ikagomeza kukurinda ngo kwari ukugira ngo wongere utunganye ibidatunganye, kuko uba yagusezeranyije ubugingo. Igihe ngo wakizwaga Imana ikintu yahise igusezeranya ngo ni ubugingo. Ndakubeshyera ko wakijwe n'ahari abaguhanuriye ntibaguhanuriye iby'ubugingo. Niko Imana imbwiye. Ukizwe sinari mpari igihe nari umwana, ariko Imana irambwiye ngo nimubwire ngo impamvu yakurinze ugahura na byinshi byagomba ikagukiza impfu eshatu zikomeye zari zije mu buzima bwawe, uko ari ukugira ngo ubone ubugingo. Ngo rero witurize, ugende witurize. Ngo kandi ikintu cy'imanza, witurize imanza si izawe biharira abandi. Genda utunganye iby'ubugingo bwawe n'iherezo ryawe. Uwiteka aragutabaye niko ambwiye. Uyu muntu mumwikundisha, wo mumufate mumwikundisha, Uwiteka aramutaba. Reka mbagire inama, nimugende Imana nibantabarire, nimwigendere. Mama uzi n'ibindi 24 z'ukwa 12 bazagusura. Yewe muzaza gutanga ubuhamya ndabizi. Munyemerere ngiye soreze hano, ariko reka basi sengera umuntu umwe mu bantu bari hari inyuma. Basi erega mu gitaramo Mana yanjye ubusengere yirukase. Abandi bo baravuga ngo umwanzi w'amasa, ngo umwanzi w'ibihe nama. Ntabwo ari umwanzi, amasa Imana yarakoze kuyashyiraho. Ite yashyizeho twatagangara, idashyizeho amanywa nijoro hata twatagangara. Musaza komera ramba. Mva nkubwire rata musa, uzikuni Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo ikugarutseho, ngo noneho mu kukugarukaho hari ikintu ikoze. Ifasha abantu bari barakwibagiwe, ibatera kukwibuka. Mbonye umuntu yari wajyaga wibaza ngo kubera iki, ujya unabyibaza cyane, kubera iki barunaka badashobora gufata ngo bagire babe bamvana kuri iyi ntebe banyicaze ku yindi ntebe. Ese uranyumvishije? Uri muranyumva uri mukuru, ngiye mpanura nk'umuhanuzi mukuru, ntabwo mpanura nk'abana. Mba ndimo ibi bintu ndi kuvuga se subizi mwana. Ibyo rero Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo akugarutse hateye abantu kukwibuka. Shyira hano nigendere. Uwiteka akugarutseho ateye abantu kukwibuka. Mwaretse gase. Murakoze cy'Imana. None se uyu muntu yanze kuza ngo musengere, kandi igihe nari ndimo senga rotipe we ninjoro yaryamye akigera ku buriri ibintu biraza bikamuniga. N'uyu mutipe biraza bikagira gute? Shyiraho rata mwana. Zamura ikiganza ngo usengere, naho ntacyo bitwaye. Zamura nta kibazo. Zana ngo ufate mu kiganza ngo usengere mwana. Nawe Yesu aragukunda. Biriya bintu bikujwingiriza Imana irabizi, kandi Imana ije no kugutabara mu izina rya Yesu Kristo. Baba, mu izina rya Yesu Kristo ndategeka izi mbaraga n'uyu mwuka kwa jina na Yesu zimure kuri uyu mwana w'Imana. Sinze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ugende ukorera Imana uri nk'umuntu w'Imana. Nimunyemerere ndekera ahangaha. Samuel arimo arambwira ngo papa, ngo none se ugumva nta kintu gihari. Ndashimira Yesu. Umuntu uri hano maze igihe atarabona urubyaro, nazi amaze imyaka atarabyara, natambuka se. Ndashima Imana ubwo ntawe maze imyaka ingahe Imana. Njyewe mumbona hano namaze imyaka 8 nkora imibyizi yose, ntacyo ufata. Muzewe ntacyo ayiwe. Ariko bakobwa beza nimunyumve babwire, ndashimira Imana iyampaye kubyara, inayibahaye kubyara. Agomba byumvishije, iyampaye kubyara, inayibahaye kubyara. Sitoke y'abana ntabwo yarangiye, ntabwo abana bashiranye Imana irabafite mu izina rya Yesu Kristo. Genda ufate umugabo umunsi w'ejo, wite ku mugabo ukora ikintu bita, umva nkubwire madamu, kuvana umunsi ejo mu gitondo nuzagira ibindi bintu ujyamo, uzakora ikintu bita isuku.
dore uko bareba. Muraseka ibiki? Uzakora isuku kuzageza ubwo nimbe bibona mu nzu hajemo isuku. Ndaguhunze. Uzakora iki? Uzakora iki? Yamaye nka data, nyamara ndigendeye. Uzakora iki nurangiza? Hani wanyu habaye iki? Hani wanyu habaye iki? Ndasoje ni muhumure. Ndasoje ni muhumure. Ndasoreza kuri bano bonyine. Mva nkubwire kano kantu. Ikindi cya kabiri, uragudira umugabo wawe silipa. Uranyumva neza? Silipa urazumva? Kamambiri. Wow, kamambiri shyashya. Numara kuzigona, umugabo akinjira mu muryango, akinjira agihamagara, uhite winjira ku muryango, uhite umukuramo izo yari yambaye, mwambike za zindi, mubwira ati sheri wanjye ngwino kwigendere mwana, kwigendere. Urumva? Ku mazi washyuhije meza, amazi washyuhije mujye muri dushe mwembi, pana wenyine mwembi. Nimurangiza ubwo urabyumva nawe. Sawa. Niba umuti utawubonye ubwo uzajya kuwushakira ahandi. Nge nizeye ko Imana ibikoze. Mva mbabwire rero, uyu muntu uje gusengera we yamaze gusezera no ku Mana. Uyu waje gusengera umuntu wasaza, Imana arayibwira ngo n'abana ugira ndagusezeye. Ariko iyi Imana ugenda umubwire ngo Imana igufitiye urukundo, ngo n'abana baruzuye. Uranyumva mama? Mubwire ngo n'abana bagize gute? Uwiteka wetabara, urakoze kunyumvishije. Aba bantu bapfukamye mbasengeye imbaturaho kujya kubyara, kandi igihe cyo gusama inda nikigeni, kandi ubahuze n'umugisha wo gusama abana. Undi mwaka nk'iki gihe tuzagaruka baje gushima, bazanye abana. Urakoze kubikoze, senze nizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. N'ikimenyimenyi mwebwe muzabyara umukobwa, igendere. Mwebwe muzabyara umukobwa, genda n'uwica umutima irakureba. Ndagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa. Urakoze kutugirira neza, urakoze kwita ku bwoko bwawe, urakoze guha umugisha iri teraniro, kigitaramo gihaye umugisha. Tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Umuntu wakwifuza kumpamagara ngo dusengane, wakwifuza kumpamagara kugira ngo agire ikibazo ambaza, wakwifuza gutanga inkunga kugira ngo dukomeze dukorere Imana, telefoni wakoresha ni 078 28 12 8 17. Shalom. Zaburi ya mbere.